muraho abana ndabasuhuje kandi ngiye kubayambira ndizera mwiteguye ko tugiye kuyambirana twese. Yambi turabakiriye ku rubuga rw'abana hano kuri CBN TV kandi turizera neza ko mwese mukomeje gukurikira kandi mukaboneraho inyigisho. Tujya dushyiraho abana basoma ikinyarwanda mukiga gusoma, ndetse tujya dushyiraho n'indirimbo mukiga indirimbo zagenewe abana. Hari indirimbo rero zo mu gitabo, hari n'indirimbo ziba ziri mu gitabo cy'ikinyarwanda n'icy'icyongereza. Uyu munsi rero mbere yuko dutangira isomo no kuririmba tugiye gusenga, ariko mbibutse ko dufite twebwe siroga tugenderaho, cyangwa mbere yuko dutangira tubavuga ngo iyo ngiye gusenga muzi ibiganza nkifata neza nkahumiriza amaso maze nkasenga. Murabizi rero iyo umuntu agiye gusenga nta muntu usenga areba, ahubwo umuntu asenga yahumirije amaso. Rero nimbivuga ngo iyo ngiye gusenga murafatanya nanjye noneho tubikore neza. Ndizera mwese muri kunkurikira. Iyo ngiye gusenga muzi ibiganza nkifata neza nkahumiriza amaso maze nkasenga. Reka dusenge rero tubwire Imana ibane natwe muri aya materaniro no muri iki kiganiro tugiye gukora. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana ikomeye. Tugushimiye ko uturinda uko bwije nuko bukeye. Tugushimiye kubw'aba bana bazakurikirana kino kiganiro. Tugushimiye kubw'ababyeyi uzateramo ishyaka n'umwete wo gutoza abana no kubamenyereza inzira bakwiriye kunyuramo ku buryo bazarinda basaza batarayivamo. Kandi Mwami Imana, nkweretse abana badukurikiye kugira ngo ubahe umugisha. Tugiye kwiga twebwe Mwami Imana, udukoreshe tube ibikoresho byawe. Turagushimye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu, amen. Abana, uyu munsi rero ngiye kubigisha indirimbo. Ushize nabigishije indirimbo nyinshi, turabanza dusubiremo nibuke ko muzibuka. Nidusanga mutazibuka ubwo muzasubwira ababyeyi bongere babashyirireho murebe indirimbo twize ubushize. Indirimbo ya mbere twize yaravuga ngo Yesu aradukunda. Twarabyinaga ngo Yesu aradukunda, Yesu aradukunda, tumukomera amashyi. Iyo yari indirimbo ya mbere. Indirimbo ya kabiri twize indirimbo ivuga ngo God's love is so wonderful. Ivuga ngo God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. Uyu munsi rero tugiye kwiga indirimbo nshya. Indirimbo nshya rero tugiye kwiga uyu munsi iravuga ngo it's great things to praise the Lord. It's great things to praise the Lord. Nukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyangwa byiza cyane kuramya Imana cyangwa gusingiza Imana. Nituba turi kuvuga ngo it's great, turaza gukoramo mu ndirimbo tuzatujya mwumvishe injyana turi bugendemo. Okay, none indirimbo irabivuga ngo it's great things to praise the Lord. No, turaza kuvuga ngo it's great things to love. Nitugera kuri love muragira gutya, to love the Lord. Turaza no kuvuga noneho it's great things to obey. Obey ni ukubaha, kumvira no kubaha. Noneho to love ni ugukunda. Ubwo rero tuba turi kuririmba iyo ndirimbo tuba dukora n'amajeste
tubigendamo neza. Refre rero ndaza kuvuga ngo wa wa wa, nimva ngo wa 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 wa, noneho ngenda tera mvuga ngo wa 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 in the lights, wa 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 in the lights, wa 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 in the lights, walking in the light of the Lord. Murumva nyine tuba turi kuba, iyo tuvuze wa ni nkaho tuba tuvuze walking in the light of the Lord, cyangwa kugendera mu mucyo w'Imana. Okay, ubu indirimbo rero tugiye kuyitangira tuyiririmbe. Ndizera mwiteguye. Are you ready? Oh yes. Are you ready? Oh yes. It's great things to praise the Lord. It's great things to praise the Lord. It's great things to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's great things to praise the Lord. It's great things to praise the Lord. It's great things to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Walking in the light of the Lord. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Walking in the light of the Lord. It's great things to obey the law. It's great things to obey the law. It's great things to obey the law. Walking in the light of the law. It's great things to obey the law. It's great things to obey the law. It's great things to obey the law. Walking in the light of the law. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Walking in the light of the law. It's great things to love the law. It's great things to love the law. It's great things to love the law. Walking in the light of the law. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Wow, 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 in the light. Walking in the light of the law. Reka tube turagarukiye aho ngaho, ariko indirimbo muzayiririmbe n'indirimbo nziza. Ni byiza, ni ibintu binejeje gukorera Imana, kuramya Imana, kuyumvira. Twebwe nk'abana batoya dukwiye gukura twumvira ababyeyi, twumvira abarimu bacu, twumvira abaturuta bose, n'abaturuta tukabumvira, ntitubasuzugure ngo tubakubite ngo tugende nabi, ahubwo twese tukabikora byose mu kuramya Imana twumvira. Rero umwanya tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twiga ijambo ry'Imana ndashaka kugira ngo mubanze mumbwire, ubushize twize tumaze kwiga amasomo abiri, twashyizemo n'abana, umwe asoma umugani. Izo nyigisho n'ibyo byo gusoma n'imigani bagiye badusomera abana, ndizera mwarabifashe. Rero ngiye kubabaza, inyigisho twize bwa mbere ni iyihe? Inyigisho twize bwa kabiri se yo ni iyihe? Ndizera mwese mukibyibuka, bwa mbere twize inkuru itubwira ko Imana ari urukundo, ikunda abana bayo, ikunda abana bose, idashaka ko abana barimbuka, ahubwo abana babona ubugingo buhoraho. Ese wari uzi ko Imana nawe gukunda? Imana iragukunda kandi yifuza ko nawe uyikunda, ukagendera mu rukundo rw'Imana kugira ngo uzarame. Kuko iyo umuntu yubashye ababyeyi, cyambere cyo nuko aba bakunda. Niyo umuntu yubashye Imana, bigomba kuba ayikunda. Rero gukunda Imana bituma umuntu arama, akasaza ari umuntu udafite
amahane, agasaza ari umuntu utagira utatukana, agasaza ari umuntu utiba, agasaza ari umuntu udasambana, agasaza ari umuntu mwiza. Rero umunsi wa kabiri twize indi nkuru. Inkuru twize ni iy'umusamariya w'umunyembabazi. Umusamariya wagiriye umuntu bari bakubise, bamugiriye nabi, bamusiga aho ngaho, bamwambuye n'ibye, ariko umusamariya w'impuhwe ahageze amubonye amugirira imbabazi. Ibi twabyigiyemo isomo ritubwira ko dukwiye kumvira ababyeyi, dukwiye kubaho tukareba n'abana twigana, natwe tukagira imbabazi. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo. Isomo tugiye kwiga ni isomo ryiza. Ni isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga ni isomo rivuga ku bantu bane. Abantu bari bafite umuntu w'inshuti yabo wari uremaye. Ese abana mujya mubona abantu baremaye? Mujya mubona abantu bafite ubumuga? Uyu muntu rero nawe yari afite ubumuga, noneho akagira inshuti ze. Inshuti ze ziza kumva inkuru y'uko aho ngaho hazaca umwami Yesu. Isomo rero tugiye kwiga uyu munsi rivuga ngo Yesu akiza umuntu wamugaye. Uwamugaye rero nta kindi cyamugejeje kuri Yesu, ni inshuti ze. Nizo zamutwaye zimushyira Yesu. Turasoma muri Luka igice cyaho cya 5, umurongo waho wa 17 kugeza kwa 26. Nimba mwahageze tugiye kwita dusoma. Ni inkuru tugiye gusoma kandi turi bwigeho. Inkuru mbibutse ko isomo ryacu ry'uyu munsi iratubwira ngo Yesu akiza uwamugaye. Mwari muzi ko Yesu agira impuhwe? Mwari muzi ko Yesu akiza n'abarwayi? Yesu akiza na za ndwara zananiranye, za zindi abantu zijya zibica. Yesu arazishoboye. Iyo umuntu yamwizeye Yesu arazikiza. Nkuko nabibabwiye, turasoma muri Luka igice cya 5 umurongo wa 17 turageza kwa 26. Reka dusome. Ngo Yesu akiza ikirema. Nuko ku munsi umwe muri iyo yari yigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicayeho aho bavuye mu birori byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze uko aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanurirana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, uyu ninde wigereranije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ni ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ni byuko ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya byuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, atahimbaza Imana. Bose barumirwa bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Abana, mwumvishe inkuru? Mwumvishe inkuru y'ukuntu Yesu yagiriye neza umuntu wari ufite ubumuga cyangwa wari uremaye?
Yesu nk'uko nakomeje kubibabwira, Yesu akunda abantu bose, Yesu akunda abana, Yesu akunda abantu bose. Ariko icyo Yesu ashaka nuko tumenya imbaraga n'ubushobozi afite. Abana, mwari muzi ko Yesu afite imbaraga? Twatangiye turirimba ngo it's great things to praise the Lord. Impamvu ari ibintu bikomeye cyangwa ibintu bishimishije byo kubiramya Imana nuko ari inyembaraga ishobora no gukora bya bindi twebwe tudashobora gukora. Uyu muntu wari waravutse aremaye cyangwa wari ufite ubumuga bwo kuremara, ntabwo yari yishimye, yari ababaye, yari afite agahinda. Ariko kubera ko Yesu ari umwami w'amahoro, ari umwami udukunda, ari umwami ukunda abana, ari umwami ukunda ababyeyi bacu, ari umwami utwitaho, akagenda abwiriza ubutumwa bwiza ahantu hose, abahageze bagakira. Uwo munsi rero yari ari kwigishiriza ahantu mu nzu, yigishiriza mu nzu, abantu baraza ari benshi ku buryo Yesu kugira ngo umugereho byabaga bigoranye. Ariko wa muntu wari uremaye yari afite abashuti be, abantu b'abavandimwe. Ndizera nawe ufite inshuti, babana mujya musangira ku ishuri, nimba bagushyiriye igikoma muri gurude cyangwa bagushyiremo icyayi, abantu mujya muganira, abantu mujya muhuza, babandi bose za nshuti zawe, babandi mujya mwicara ahantu bakabacira imigani cyangwa bakababwira inkuru, abo bose ni inshuti zawe. Rero uyu nguyu nawe yari afite inshuti nk'uko nawe ugira inshuti. Ariko izi nshuti z'uyu mugabo zari nziza, zari nziza. Muzi impamvu zari nziza? Nuko kumugara k'umushuti wabo byababazaga. Noneho baza kumva inkuru yuko Yesu ari buze muri ako gace, baza kumva inkuru yuko Yesu akiza. Baravuga ati uyu muntu w'inshuti yacu reka tumujyane tumushyire Yesu. Bamushyira mu ngobyi. Uyu munsi ari abantu batazi ingobyi. Ingobyi nibwo buryo bakoreshaga kera bajyana umuntu kwa muganga. Nibwo buryo bakoreshaga kuko ntihabagaho icyo bita ambulance cyangwa imbangukira gutabara. Kera rero habagaho ingobyi. Ingobyi byari ibintu by'ibiti bibiri ariko bikomeye, bashyiragaho ikintu kimeze nk'umusambi. Umusambi nawe ntabwo muzi, ikintu kimeze nk'umusambi bakashyiramo, bagiteguye neza ku buryo umuntu ajyaho akaryamamo. Noneho abantu bane, babiri bakajya imbere, abandi babiri bakajya inyuma. Bagenda uwo muntu kugira ngo bamugeze aho Yesu yari ari, ko atabashaga kugenda, bakoresheje uburyo bwo kumutwara mu ngobyi. Ariko bamushyira umuntu ukomeye kandi uri bubashe kumukemurira ikibazo yari afite. Aba bagabo bari bafite kwizera. Niyo mpamvu natwe abana dukwiye kugira kwizera. Mushobora kuba mu rugo muriho mu buzima wenda butari bwiza cyane, cyangwa ukaba ufite icyifuzo cyo ko Imana izakugirira neza ugatsinda. Ikintu rero dusabwa ni ukwizera Imana. Iyo wizeye Imana igukorera imirimo n'ibitangaza. Mwari muzi ibitangaza Imana igikora? Imana igitanga ubwenge, umuntu akagira ubwenge kandi akagira n'ishyaka mu kwiga. Muzi ikindi? Imana igikiza indwara. Hari igihe turwara Imana ikadukiza. Hari igihe ababyeyi bacu barwara tukabasengera Imana ikabakiza. Hari n'igihe Imana iha ababyeyi bacu akazi, bari badafite akazi, Imana ikabaha akazi kugira ngo tujye tubona amafaranga. Rero Imana irashoboye kandi irahambaye. Icyo dusabwa ni ukuyizera. Aba bagabo rero bahageze babona abantu barahuzuye cyane, nta kindi bakoze. Bahise bavuga ngo ntabwo dutaha tutabonye Yesu ngo dukirize inshuti yacu. Buriye inzu bakuraho amategura, ariko abantu bari bazi n'ubwenge, bumvishe ijwi rya Yesu neza ahantu riri kuvugira. Barangije bariho bakuraho amategura, bayakuraho neza. Barangije bamanuriramo wa muntu, bamushyize ku migozi nyine bafashe kuri ya ngobyi,
bamumanuriraho bamugeza aho Yesu ari. Yesu abibonye abona kwizera kwabo, abona uburyo bizeye, abona uburyo ibintu bakoze ari ibintu by'igitangaza, kuko bashatse kumwinjiza babura aho bamwinjiza. Ariko Yesu abonye kwizera kwabo abwira uwo muntu umugaye ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu mugabo impamvu Yesu yamubabariye ni uko uyu mugabo nawe bamubwiye ngo bagiye kumumanura atavuze ngo hoya ngo ugiye ntabwo mumanura ngo kuko ntabwo nzi ngo ubuse mvunitse ngo ubuse mumanuye ngo nkavunika. Ubwo nawe yarizeye kuko yashakaga gukira. Iyo ushaka gukira ureka Yesu agakora mu buzima bwawe. Ubu se ntabwo muzi abana bagiye bagera mu bihe by'ibibazo bikomeye badafite n'uburyo bwo kwiga, ariko ukajya kubona kubera kwizera Imana ikazana n'umuntu abateye inkunga babonye uburyo bwo kwiga. Hari n'abandi bana batari bafite ibyo kurya ariko Imana ikatanga uburyo bakabona ibyo kurya. Rero Imana yacu irakomeye, ni inyembaraga, ifite ububasha. Ni byiza gufasha abandi tubana bafite ibibazo. Dushobora no kubageza kuri Yesu tubabwiye inkuru nziza ya Yesu. Mwari muzi ko namwe mushobora kubwira ya nshuti yawe mwigana mwicarana ukamubwira uburyo Yesu agira neza. Yaba ari umupagani, yaba yiba, yaba akora ibyaha, ukamubwira ati rero hari umushuti nabonye, hari inshuti nabonye yitwa Yesu, kandi iyo nshuti yanjye ndagira ngo nawe nyikubwire. Ukamubwira inkuru y'inshuti yawe yitwa Yesu uburyo igira neza. Ushobora no kumubwira uburyo Yesu yakijije umuntu wari uremaye, ukamubwira inkuru z'ibyiza nawe yakizwa. Hari n'ikindi, ushobora kugira impuhwe ukagira urukundo mu bandi bana. Umwana wabuze ikaramu ukamutiza, kugira urukundo. Ni byiza rero gufasha abandi tubana bafite ibibazo. Ushobora no kubasengera. Hari igihe bashobora kuba bafite ibibazo utashobora, ushobora no kubasengera. Rero tugiye gukomeza, ahangiye kubabaza ibibazo. Ikibazo cya mbere, ese ni iki wumva wafasha abafite ibibazo? Anababwiye uburyo rero muzamubikora, muzaza mwandika muri comment. Nimba utazi no kwandika ujye ubwira umubyeyi wawe agusubirize. Ikibazo cya kabiri, ni iki Yesu ashobora gukora kitashoborwa n'undi muntu wese? Mwibuke inkuru twize, muze no gusubira musome na Bibiliya, harimo igisubizo. Ni iki Yesu ashobora gukora kitashoborwa n'undi muntu wese? Noneho nawe uzavuge, uzandike muri komenti, uvuge mu magambo make icyo wasigaranye mu isomo. Mbere yuko nsoza ndashaka kubabwira agakuru. Hariho umwana wari utuye muri karitsiye, ariko uwo mwana akaba azi uburyo Yesu agira neza, akaba azi uburyo Yesu yagiye abatabara, kuko iwabo bari mu bukene, bari abakene cyane. Uwo mwana rero kubera ko yarazi ko Yesu agira neza, abwira Yesu ati, Yesu uzadusure mu rugo. Akajya abwira Yesu ngo azabasure, ariko murabizi ko Imana yacu ihambaye. Yajya gusenga akabwira Yesu ati, Yesu uzadusure. Bari mu bukene. Umunsi umwe rero Yesu yohereza umugabo wari ufite ubutunzi, wari ufite ibyo wagurira umufuka w'umuceri, umufuka w'isukari, igitoki, ibirayi, ashyira mu modoka. Arangije ajya kubasura. Akomanza ababyeyi ba wa mwana baje kureba, baravuga se murashaka nde? Arababwira ati, ngenje gushura umwana uba hano ni inshuti yanjye, kandi muzaniye na gift cyangwa impano. Baragenda barapakurura, wa mwana arishima. Noneho wa mugabo aramubwira ati, rero njyewe ndi inshuti y'inshuti yawe yitwa Yesu, rero niwe wanyohereje ngo nze mufashe. Rero bana, ikintu cya mbere mugiye gukora ni ukwizera Yesu. Yesu ashobora kuza mu buryo bugiye butandukanye, ashobora no kugira abakoresha. Icya mbere rero ni ukumwizera. Tugiye gufata umurongo wo mu mutwe.
ese muriteguye gufata umurongo wo mu mutwe w'uyu munsi? Niba mwiteguye rero muravuga ngo yego. Muriteguye? Yego. Umurongo wo gufata mu mutwe w'uyu munsi turawusanga muri Zaburi y'103 umurongo wa 2 n'uwa 3. Umurongo wo gufata mu mutwe w'uyu munsi turawusanga muri Zaburi y'103 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarira ibyaha wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Turasubiramo kugira ngo mubifate neza. Umurongo wo gufata mu mutwe w'uyu munsi ni Zaburi y'103 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Amen. Uyu murongo rero murawusubiramo paka mufashe. Mukomeze musubiremo, mubwire n'ababyeyi banyu babatize Bibiliya, mukomeze musubiremo. Ubutaha ninza nzababaza uyu murongo muwunyibutse, sibyo? Ndizera mwese mwakomeje kugubwa neza. Abana rero ikintu nababwira nuko Yesu wenyine ari we ufite ububasha bwo kutubabarira ibyaha no kudukiza indwara zacu zose. Yesu ni ufite ubushobozi bwo kutubabarira ibyaha byacu no kudukiza indwara zacu zose. Ndabakunda cyane, nimuzabure gukomeza gukurikirana ikiganiro kuwa gatanu utaha. Mwese mujye musaba ababyeyi banyu batashye babashyirireho inkuru cyangwa babashyiriremo icyigisho twize, kuko buri wa gatanu haza icyigisho. Uyu munsi twize Yesu akiza umuntu umugaye, cyangwa Yesu akiza ikirema, umuntu wari wararemaye. Twarebye ibintu byinshi, ndizera neza ko ubutaha nabwo muzareba hari indi nkuru nanone tuzigaho, kandi tuziga n'izindi ndirimbo. Vakanse nigera tuzatubazanira n'abana bafite impano zitandukanye. Mwari muzi ko abana bashobora kuririmba? Mwari muzi ko abana bashobora kubwiriza ubutumwa bwiza? Mwari muzi ko abana bashobora gukoresha impano? Hari n'umwana uzi kuvuza ingoma, hari abana bazi kuvuza senti, hari abana bazi gucuranga. Abana nabo Imana yabahaye impano. Ntabwo Imana itanga impano ku bantu bakuru gusa, n'abana Imana ibaha impano. Rero nawe ndakwinginze ujye ukurikirana zino nyigisho, kandi ujye usaba Imana nawe izaguha impano, ku buryo Imana izaguha uzaza uyikoresha kugira ngo abantu benshi bungukirwe mu mpano Imana yaguhaye. Tugiye gusengana rero kugira ngo isomo twize turifate kandi ritugirire umumaro, rifashe n'abandi. Iyo ngiye gusenga muzi ibiganza, nkifata neza, nkahumiriza amaso, maze nkasenga. Muvuge ngo Mana, turagushimye ko waduhaye kwiga ijambo ryawe, kandi Mwami turakwinginze kugira ngo uduhe kukwizera nk'uko bari abagabo bazanye inshuti yabo kuri Yesu, bizeye ko Yesu ari bubakize. Mwami Imana, uduhe kukwizera, kandi natwe dusengeye abantu barwaye. Hari abarwaye indwara z'umubiri, hari abamugaye, abo nabo wabageraho ukabakiza. Mwami, turagushimye rero, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye kubw'iyi televiziyo ikorera kuri YouTube. Mwami, iyi televiziyo itushyiraho uru rubuga rwacu rw'abana. Mwami Imana, turayisengeye iyi CBN Rwanda TV,
turayisabira umugisha wawe, turayisabira kugira ngo ababyeyi benshi bagerageze kujya batoza abana, babigisha inkuru z'ijambo ry'Imana, babashyiriramo uburyo mwami abana bashobora kwigamo ijambo ryawe, kandi biciye kuri iri koranabuhanga rya YouTube. Mwami turagushimye rero, komeze kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Tonto François. Ndabakunda, kuwa gatanu tuzongere duhurire kuri uru rubuga twiga ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Bye bye.